Reka ngusuhuze kandi mwifurize ikaze wakurikiye Primo Media Rwanda muri iki gitondo. Nitwa Ndayisenga Clement ariko ntabwo nzindutse njyenyine, ndi kumwe na Jean de Dieu Kanijabo. Waramukanya amahoro? Nge ntabwo nzindutse. Reka wazindutse kare? Oya, ubwo ndaramukiwe, ntabwo naramutse. Urandamukiye kuko ibintu ugiye kumvugisha byumvikanisha nko kuramukirwa kurenza kuramuka. Gute se? Clement, ngabwira abantu ibintu tugiye kuganira. Ngingo tugiye kwitsaho, urumva ko Kanijabo bahise yinjiramo muri rusange nyimusuhuza. Ni ingingo igendanye no gusabiriza. Abantu basabiriza ese babikora gute, bigenda gute? Kuko bimaze kugaragara yuko harimo uburyo bumwe ahubwo wavuga ko ari no gucuruza abantu, human trafficking, harimo n'amanyanga yandi kugeza ubwo umuntu ashobora kuba yakwikata imyanya ye y'ibanga igakomereka bigaragara bya nyabyo ku maso, akaba afite imiti yishyura buri kwezi yo gusigaho, akaba afite abantu bamurwaza aho yagiye kwicara ngo asabe, hanyuma ukwezi kwashira akajya ahemba abantu nawe akagira yakuramo. Clement, ibi bintu hari abantu babigize business kuko bafite n'abakozi bakoresha, bakaza gusaba bakabishyuramo, abandi bakaba aho ngaho bari kuvimvira, tukabona abantu ku muhanda basaba ukabaha, ariko noneho rimwe na rimwe wavuga ngo ubundi ya mu mafaranga bamuhaye cyangwa bwabafasha bamuhaye bwamugezeho. Ese byabiseba abantu tujya tubona bafite byo, uzatandukanya gute icyanyacyo n'ikitari icyanyacyo? Clement, ibi bintu rero impamvu nkubwiye ngo uranzindukiye nawe, mu minsi ishize nari ndi mu rugo, njya kubona mbona umuntu aje yambaye ibadge, ziriya karita baba bambaye mu ijosi ziriho umugozi w'ubururu. Bari babiri, yari umugore n'umugabo. Prince we yari ahari. Umuntu aratubwira ngo nitumuha amafaranga, ngo ashinzwe gukusanya amafaranga ngo y'abantu. Hariya yavuze ngo y'abantu bameze bite? Hari itsinda bavuga baba bahagarariye. Ngo abantu ngo bari kwa muganga ngo batifashije. Noneho mu mutima ndavuga nise iri tsinda ni itsinda rya leta, ni itsinda ry'abantu ku giti cyabo. None se aya mabaje bambaye, ibi bibaranga bambaye, ndishuwa ko buriya anyways reka nanavugireho ibintu bambabarire wenda mvanze ibintu. Abantu muri RPF nibohereza umuntu, bajye bamenya ko bohereje umuntu uzwi mu mudugudu, uzwi mu kagari, uzwi mu murenge, wo gukusanya umusanzu w'umuryango. Ariko n'ubundi babazwe kuko ngewe reka nkubwire, aho nabaga ku Gisozi, haje umuntu ndamubaza nti niki kigaragaza ko ayo mafaranga ni inyaguha uri we yageze muri RPF gutyo, yabuze ikintu ndakimubwira. Yego, ukibaza umuntu niki ari buvuge cyuko amafaranga umuhaye ari buyageze aho avuga ko aje kuyakusanya. ko buri ikibazo sinuriya, ahubwo nuyamuhana bafite ibibazo. None njye narabimubajije, namwe ndabwirwa n'iki kutajyanye muri FDLR wowe. Nyine ndamenya wowe urinde, nta karita nubwo wanyereka ikarita yanditseho RPF, ariko hanyuma tushobora ko RPF ikohereje. Niba wanyereka ikarita yanditseho ko uri kugukusanya umusanzu w'abarwayi, hanyuma tushobora ko ari umusanzu w'abarwayi. Ikindi naranamubwiye ni uri kuyanyaka mu gihe nkorera ku kazi, uwo musanzu nawo twawutanze bite. Sinzi niba uri kubyumva. Agusubiza ngo kise nyine nta coordination yarazi y'ibyo bintu we yari nyawe se? Ntabwo mbizi. Ahubwo aho ngaho ntabwo nari muzi, yari umukecuru ntazi. Aho ngaho ahantu henshi impamvu muvuga ntibantu baba bazi nuko akenshi usanga aho hajya n'ahantu basanzwe bahura mu nama, bahurira mu muganda, bahurira mu nteko, bo baba basanzwe baziranye no mu nama y'uwo muryango, baba basanzwe baziranye kenshi. Nabwo ngira ngo nyuma yise yashyirwaho uburyo bwo kubikora mu buryo bw'ikoranabuhanga, I think. Kuri muri inshuro babikora ku buryo bw'ikoranabuhanga. Hari aho urumva birasobanutse, ariko muri bino byo gufasha nanone iriya tsinda ubwaryo abari itsinda rikora mu buryo buzwi, ryagombye kuba rifite n'ibyangombwa bizwi bigaragara ko no muntu akora mu buryo buzwi. Ariko nanone kubera ko muri iyi si nanone abantu bose baba bavuga kimwe, biragoye kwizera bombi, kubera ko muri abo bantu babiri harimo uba wigiza nkana. Niba tubona bigo n'ibigo bikomeye na za kampani zikomeye zabaringa zibaho, niba twarabonye TMP, niba twarabonye muri rura umuntu ashinga kampani 100 zabaringa akajya kuzisabiraho amafaranga, yari foundi y'imisoro yagiye atanga, yaratanze imisoro y'abaringa bamusubiza amafaranga ya nyayo. Miliyari 5 na miliyoni 600. Yego.
noneho ubwo ngubwo wavuga ngo uwo muntu uza ko gusaba 1500. so ni ibyo rero nirimo nkubwira hari ibintu bikwiye kuba clear and clean hano mu Rwanda. Umuntu niba azi ko ntujya ubabona muri gare mu modoka binjira ngo hari umurwayi bafite n'amafoto, batsikorera ntacyo twavuga bafite n'amafoto, umurwayi aho aba kwa muganga ndahazi. ntaho bitaniye na bya bindi byo kuvuga ngo dusengera abarwayi bagakira. Nibo basengera bagakira ajya CH kabari umuturanyi jya Faisal barahasengera abantu bakira, wamusengera agakira n'ubundi oya nta nubwo byanasaba icyo gihe usengera abarwayi ngo bakire, ntibyanasaba kujyayo. hoya niba avuga ngo bose ibitaro babisenya ahubwo amafaranga tukakoresha ibindi. Abantu bari mu biki? Ariko se usengera umuntu indwara idakira gute? Umuntu ari gusengera umuntu ngo kanseri aho kuyivuza no kuvuza urwego igezeho, ari kukubwira ngo ngiye ngo ndi gusengera abarwayi ba kanseri. Ariko ubundi bw'uriya muntu aramutse akize, ngiye ntabwo mpakana imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana yego, ariko ntabwo ntekereza yuko ayo masengesho baba basenze uwo munsi nashobora kubikemura ibyo bibazo. Nose Imana noneho kuba mutayisenze ni igihano iba yahaye uwo muntu ngo nimusenga cyane mushishikaye. waruzanye point yo muri Huye, ni muri Huye, ni mu karere ka Huye, tariki ya 17 Kanama 2020 n'abantu bagera mu 16. Yego n'abantu benshi hano batawe muri yombi. Hatawe muri yombi itsinda ry'abantu basabirizaga hariya mu karere ka Huye ahazwi nko ku Mukoni. Batabwa muri yombi n'inzego z'ubuyobozi bw'akarere, ariko noneho amanyanga bakoreshaga mu buryo bwo gusabiriza ateye ubwoba, kubera yuko bari bariciye ibisebe, biciye ibisebe barikomeretsa ku myanya y'ibanga ku mabya, urumva, kugira ngo bajye berekana abantu babone ko ibyo nawe uvuze muri iki gitondo, urumva, kugira ngo bajye bereka abantu babari bwabo barabikoze bya nyabyo, ibyo bisebe barabyiciye, urumva. Ariko noneho ngabo bagira ngo noneho bajye bazamura amarangamutima. Harya nta muntu yavuga mu gitondo sorry ubwaba yo. Hari ibintu umuntu anonera nubwo ari bwo niba muyumvise. Nuvuze navuze imyanya y'ibanga nako nari. Imyanya y'ibanga rega ni myinshi. Hari amabere ni imyanya y'ibanga, hari imyanya myibarukiro y'abagore ni imyanya y'abagabo. Ubwo ni y'ibanga y'abagabo. Oya kuko nayo ubwayo iriya ntavuze. Nayo ni y'ibanga. Oya ariko urumva byose iruzuzanya tutagiye muri ibyo barabyumva. Yego nayavuze. Yego. Hanyuma rero aho ngabo akaba ari mu kagari ka Matyazo, mu mudugudu wa Matyazo, mu kagari ka Rurenda, akaba ariho rero bakoze iyo operation yo guhifata abo bantu. Mu bantu rero bafashe basanze rwose harimo abantu 4 basabirizaga mu masoko atandukanye basaba ubufasha bw'amafaranga yo kwivuza ibisebe bafite, urumva, kuri ya myanya waruvuze, biteye ku bushake kuri iyo myanya y'ibanga waruvuze y'abagabo. Ndabona amazina yabo bayashyize hanze, urumva, zirimo abagabo Didier, hari uwitwa zirimo abagabo Didier imyaka 23 y'amavuko, cy'abakamyi Kadaho Gitega, avuga ko amaze amezi 6 abikora, aho yakoreraga uwitwa Nsabimana. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo yakoraga no kwica ibisebe kuri iyo myanya yari we wabyikoreraga. Ni ukuvuga ngo abangaba bose ugiye bakomisiyoneri, ni ukuvuga ngo abo ngabo bakoreraga Nsabimana Janvier, bavuga ko bakoraga ari itsinda rirenze abakozi 15. Nsabimana Janvier yatuye ku Kimisagara mu mujyi wa Kigali, aho yahembaga 80,000 hagati y'80 n'ijana ku cyumweru. Ibaze ngo umuntu uhembwa hagati y'80 n'ijana, umubosi we aba yinjije angahe? Nyuma rero baje kunaniranwa bapfuye kumwambura, aribwo uyu yafashwe yatangiye kwikorera. Uwo nguwo ni uwa mbere. Uwa kabiri rero yitwa Hitibanje Frederic w'imyaka 26. Uriya tuvuze hejuru yiga mu mwaka wa kore amashuri yisumbuye. Uyu nguyu yiga mu 6 avuka Nyaruguru muri mu 6 w'amashuri abanza, ariko byongeye. Yego abanza. Avuka Nyaruguru mu murenge wa Rusenge hariya. Yego mu kagari ka Mariba mu mudugudu wa Rasaniro. Uyu ni murumuna wa Nsabimana Janvier, akaba ni nawe wamusize za product bari kuvuga ni ya miti yahandi kuri ahandi yiciye ibisebe. Arabimusiga, yego, kuri ya myanya myibarukiro navuze. Akajya muhemba 100 ku kwezi, akanamuha icumbi ndetse no kumugaburira. Nuvuga ngo uwo mwana wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza ni murumuna w'umushoramari. Yashoye imari. Niba twabyi none se turamwita imari yashoye. Okay, turamwita ngo iki ngaho umugizi wa nabi. Okay, sawa. Ariko no mushoramari muri oyo ni rwemeza guhemuka. Okay, sawa. Rwemeza guhemuka. Yego Nsabimana Janvier. Yego, uriya murumuna we wibaza yiga mu wa 6 w'amashuri abanza, arahembwa 100,000 ku kwezi.
yariciye imyanya. njye ntabwo naba nkizi uramijana ndi mu wa gatanu ariko bose ya myanya y'ibanga yawe yo bakase. ndabasha ko nuse warangiza n'ubundi batanayikata n'ubone na 30. urumva yego. hanyuma rero hari nanone kandi Nsengiyumva Damascene kwitira ngo nawe muvarwe dukorana. Nsengiyumva urumva Nsengiyumva Damascene y'imyaka 20 ariko siko yarengeranye yiga mu wa kabiri w'amashuri abanza ufite imyaka 20 ubanza kujya kwiga nabwo hari impamvu yajyaga ituma ajya kwiga kuko umuntu wiga muri P2 afite imyaka 20 haba harimo ikibazo gikomeye. uyu nguyu yavuka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe mu kagari ka Shagasha mu mudugudu wa Shagasha. uyu nawe yahuriye na Nsabimana Janvier Nyabugogo mu mujyi wa Kigali amusiga ya miti kuri ya myanya y'ibanga y'abagabo harya hasi. hanyuma amujyana Rusizi bari bajya gukora. Nuvuga ngo ishami rya Rusizi Ishagasha rero ho ngaho muri ako kagari muri uwo mudugudu naho kagari Ishagasha. urumva bahuriye Nyabugogo ahita ashinga agence hehe Rusizi rwemeza guhemuka Janvier Nsabimana ashinga agence Rusizi. none ibaze Damascene Nsengiyumva ku myaka 20 yiga mu wa kabiri ubanza kujya mu ishuri nabwo afite ikindi kintu kiba kimujyana gacunge neza. Nsengiyumva Damascene tujye kuri uretse none aho ngaho yamusigaga rero iyo miti amumwohereza mu Bugarama mu Rusizi amukorera ku mushahara y'ibihumbi ku kwezi. hanyuma nawe baza kunaniranwa nyuma yuko yari amaze kumwambura bituma nawe atangira kwikorera ku giti cye. kwikorera kazi twakababwiye akazi nanone ko gusabiriza agaragaza ya myanya y'ibanga yifite ibibazo. niyo ndeba Hamida w'imyaka 27 mu wa gatandatu wabanza uvuka Ihuye Ingoma mu karere ka uyu si umukobwa sura Hamida uvuka Ingoma. yego uyu nawe ni ariko banza uyu myaka naho biga cyangwa n'amashuri yize. yego Ngoma se Huye nibiki akarere yego nibyo yego akarere wa Ngoma akagari ka Ngoma umudugudu wa Ngoma birahari neza ara mu mujyi vile. Okay good. biritiranwa neza ni nka umurenge wa Kicukiro nawe urahari muri Kigali. yego yabanaga na zirimwe abagabo Didier nk'umugore we nzara n'amashuri bafite akajya namuherekeza mu isoko nk'umurwaza. bombi bavuga ko bari bumvikanye ko muri iyi minsi bari buzajya i Kigali gushyira product ku ibere ry'uyu mugore kugira ngo bazajye bajyana gusabiriza bombi. ubwo ngo bwanga leta twibuza ngo byabise tujya tubona hariya za downtown abantu b'ibibembe shobora kuba gisebe kiba kiri gishobora kuba cyanyacyo cyangwa kikaba ari yego cyangwa kikaba ari cyo bahimbye. yego aba rero bose ba suspect bavuga ko bakorera ku Nsabimana Janvier ari abakozi barenga 15. akaba ari afite manager mushiki we witwa Mutoni wa Solange nyuma kubera kubahemba nabi baje gutangira gutandukana nawe batangira kwikorera. nuva ngo rwemeza guhemuka Janvier Nsabimana yego yashatse manager ari we mushiki ugomba gukurikirana bari abakozi Mutoni wa Solange agakusanya naho amafaranga bakoreye akayageza kwa Janvier. ariko nanone ntabwo yahembaga nabi gusa bari abana yajyanaga ariko urumva sinabana harimo n'abantu bakuru bari abantu yakoreshaga iyo mirimo bavuga ko ari gushakira inyungu mu bandi bantu kuko urumva na hano ni icyaha cya human trafficking kirimo ndetse na hano subwo ngubwo guca bari abantu biri abisebe ubwo byo turaza turebe icyo amategeko bakurikirana barebaho urumva. ariko urumva ko uyu nguyu nawe guhembwa nabi cyo kimwe n'abandi bakoranaga yarakuriye ari nka manager byatumye nabatandukana na musaza we nawe ajya kwikorera. bivuze ngo banga bashobora kuba bafashwe bagafatirwa Huye nabo ngabo babugarama Rusizi. ariko byanze bikunze yego na hano Kigali ushobora gusanga bahari cyane mu tundi turere muri rusange muri ya masoko. icyo uvuga buretse kukirenga aho ngaho Kigali kuko bavuga ko ibyo bashyiraga ku mubiri wabo bagacika ibisebe ari product zivanze zitandukanye zazanwe n'uwitwa Eric aka Sake cyangwa Sake ukodesha Nyabugogo ahitwa ku isi ya 9 akabizi product azifatanye n'uwitwa Mugogwe uwirusize. izo product Kigali wari yivuze kuvuga ngo byanze bikunze izo product ntago zijya gucuruzwa Huye Rusizi ni Kigali zirahari kandi zifite abagenerwa bikorwa na za Rwamaga n'abasagurirwa bikorwa barahari. Megaphone ngo aba bose bakoresha bazikodesha uwitwa Evode akaba ari nawe wakira amafaranga kuri Momo ifite nimero akaba akodesha muri lodge mu kabari kitwa Mahumbezi ka Primus kari mu Gasyata. ndakazi
urakazi ntabwo njye kazi. Ndakazi rwose nigeze kuhugama imvura. Bigaragara ko abakora ibi bikorwa bari mu gihugu hose, kuko nyuma y'uko uwabakoreshaga yarananiwe nabo bagiye mu bice bitandukanye batangira kwikorera. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ngoma mu gihe gishakishwa undi utaraboneka. Ni ukuvuga ngo ngabo undi utaraboneka, abantu mudukurikiye niwe ugishakishwa. Abantu mudukurikiye, impamvu tuzanye inkuru nuko aba bantu mwitwa ngo muragirira neza, yego, rimwe na rimwe baba ayubahaye sa ntabwo ari ayabo. Yego, ni icyambere. Rimwe na rimwe nta kibazo bafite, nta n'icyo ari bubamarire, ahubwo arungura. Mbere na mbere arungura rwiyemeza guhemuka. Harimo sinari ebyiri. Mbere na mbere umuntu ntabwo yari akwiye kubafashwa, yagombye kuba afite amaboko arimo, ufite ibindi bintu ari gukora bitari ugusaba. Arimo kwiyitirira ko arwaye ku bikomere yiteye ahantu ubundi hazamura amarangamutima ya muntu. Yego, ukabona wenda imyanya y'ibanga yarabyimbye ingana n'umutwe wa Clement. Cyangwa wanjye kuko ninjye ufite munini. Reka ariko tubyita. Noneho ukagira impuhwe ukavuga uti yo, waba ufite n'igiceri cy'ijana uri kugura umwana wawe irindazi, ukavuga uti no, reka ngihe uyu muntu urimo arasabiriza. Yego, Clement, ubu ninde wo kwizera ninde wo kutizerwa muri iki gihe? Nyine wakwizera ndukareka nde ko bose bavuga kimwe, bose baravuga ko bababaye. Ariko nanone ubwo ngubwo birasaba ko abantu boga amagazi. Hari no kwereka ko yacitse akaguru, ariko izo produit niba zaje zerekana ko umuntu yacitse akaguru kariho, amaboko niyo bahina makayemera mu ikote, imyanya y'ibanga bakayibyimbisha. Biragoye. Imyanya y'ibanga ubwo n'umuntu wabashobora shiraho ibintu na bya bisebe ashobora kugira gutya akahashyiraho ibintu byo kuhatwika, ukajya ubona koko ni ibibembe. Nibizo product zihari kandi abo bantu bakaba bamaze igihe babikoresha, bafite identification y'abantu babicuruza. Uretse ko nanone zino nzego nanone ukuntu ziba zikorayirwa amakuru twagezeho twayabonye. Yego, ariko nanone nka muri aho ngaho uko turebye n'abantu bazigira, ubwo nizere yuko aya makuru agiye kujya ku karubanda n'abo bantu tuvuzemo hariya bacuruza product, abo bakodesha za megafone, abo bakira amafaranga, twizere ko bose bagombye kuba barafashwe. Abo bo ku isi ya 9 abantu se ntubonye ko bafashwe, abantu barafashwe. Hari mu Gatsata bakiri gushaka no ku isi ya 9 ngira ngo ni quartier iri ruguru. Urabona Wasaka na Rege bahitaga kera kuri Electrogaze ku Kimisagara. Uzamutse hariya, uzamutse Nyabugogo usanuza Kimisagara. Yego, utaragera kuri Rege hari agahanda k'igitaka gakata. Ubwo watangiye gutera kaburimbo. Yego, haragakanda k'igita urenze Feruje uza Kimisagara. Muri covid no mvara umuntu twakonaga twagatuza kuhafata. Haragahanda k'igitaka bakata kazamukamo, hari no ku isi ya 9 munsi y'umusozi wa Mont Kigali. Isi ya 9 ariko muri Kigali hari nyinshi. Nyine ndavuga ya Kimisagara munsi ya Mont Kigali. Yego, hejuru muri ibyo bice. Ubwo ntekereza ko izi nzego nazo ntizageza kwandika statement, kuko nk'ingi ni bya bindi arya mu byita gute bagomba ndi muri zo nzego cyane, yanga mu byita ngo harya strep niko hari uburyo njya numva niba terime technique hari igitifu wabimbwe niba ari strep, ubwo ni strep simbizi, baraza kukubwira hasi, muraza kunkosora ariko ngo ni strep. Kwa kundi kwa kantuza kaba kihuse ko kuvuga ngo ngo gufata basabiriza mu masoko bisize ibiti ku mubiri batera ibisebe ku bushake. Uri kubyumva? Bya bindi byo kumenyesha inzego nyine ukuri itariki ni ngo hafashwa abanaba ngo bakekwa ibi nibi. So ubwo rero turabavuze bose, ibyo byose harimo n'abandi batarafatwa. Ariko Clement, ubwo ibi bari byo guhumura abantu ngo bamenye ngo aba bantu ni abanyabo. Abantu urumva ko abantu babaye abandi. Ibaze umuntu wo gushinga business yo gucuruza abantu, kuko no gucuruza abantu. Yego, kuko human trafficking ubwabyo iyo basobanura icyaha cya human trafficking mu magambo magufi kandi yumvikana neza, no gushakira inyungu mu wundi muntu. Kuko ubyumve neza, niba uzanye nk'umukozi wo mu rugo ukamuvanira Rusizi ukamuzana i Kigali. Yego, i Kigali ahantu mujyanye mukamwumvishe ko bazajya mwumvikanye ko bazajya bamuhemba 100,000, ariko mukumvikana yuko ahantu mujyanye ari wowe uzajya umuhemba muri ibyo 100 bakabiguha wowe kamuhamo 20-30. Yego,
ni uvuga ngo aho ngaho ni icyaha cyo gucuruza umuntu bukoze. yego Abantu ntibazajya bumva ngo icyaha cya human trafficking ni ukujya gucuruza umuntu mu kindi gihugu cy'amahanga. Bamwe tujya twumva bajya mu burasirazuba bwo hagati, za Katari, za Oman na hano rero inzego zibishinzwe n'izikurikirana neza nabwo ntabwo hano Nsabimana Janvier icyaha cya human trafficking hari umugenzacyaha yakugenje neza ntabwo wakiburamo, kubera yuko umuntu yasabaga. Yego. Wowe wahaga umuntu mu marangamutima y'uri kubona, ni nawe ufite ibyo bikomere uri kubona nubwo yabitewe na Nsabimana Janvier naho bagura iyo miti. Wowe amafaranga umuhaye agahita yaverisa. Urumva? Amafaranga umuhaye agahita ayaverisa. Hanyuma rero amafaranga umuhaye niba ahita ayaverisa, wowe ukazamugenera, kuko mvise ko bari bafite imishahara. Ariko azi umuntu ukodesha muri lodge. Yego. Urumva umuntu ukodesha muri lodge, ubwabyo muri lodge haba hahenze. Aho kugira ngo ujye gukodesha muri lodge wajya gukodesha inzu isanzwe. Ariko urumva niba umuntu ashinga business yo kujya gucuruza bano bantu, byatangiye kujya bivugwa kera ntabwo ari ububivuze. Na hano mu mujyi wa Kigali cyane cyane ho ariko aho bitandukanye n'uyu nguyu Nsabimana Janvier ubanza yarize ikibuga. Yego. Kuko ahandi twari dusanzwe tuzi ko bakoresha utwana. Ugasanga turiya twana ujye ubona mu mujyi hariya cyane cyane uzareba hari ku muvunja y'umuhinde. Uzareba ari abagore baba bahari n'abariya abana baba basabiriza. Sinzi cyita rusange no kubyara. N'abantu baba bacuruza za mitiyu hariya udahetse usanga ari umwe kwijana. Yego, ndababona. Bose bari abagore baba hari abadamu bacuruza mitiyu, akaba ari n'abandi ariko bari ku ruhande bari gusaba. Ariko bose cyita rusange. Bafite n'utwana ahubwo turi mu magare y'abafite ubumuga. Yego, ndababona. Nabwo buri abumuga nabwo ushobora kubona none ku rundi ruhande wabo cyane. Questionable. Yego. Kora kufasha umwana n'undi ukamwicazamo hariya n'iki wowe ujya gutanga ntabwo urajya kugenzura ngo muhagurutse cyangwa ngo kuko ashobora no kugira n'ibibazo wenda by'imibereho isanzwe ikaba yatuma agira wamubona hari ukabona ateye impuwe n'iki. Si nibyo ngibyo abantu benshi bajya gufasha ntago agira izo controle nyinshi aho ngaho. Ariko noneho ukibaza ngo byagenze gute ngo tugere hano aho umuntu afata uwo mugambi wo gutekereza ko umuntu azafata akajya kumukata imyanya y'ibanga, akajya kumukata ikata, ayisiga imiti, ayisiga produits twe zitwereka ko twebwe tubaha, twebwe afite ibisebe ku myanya y'ibanga no ku mabere. So product z'ubwo ngubwo ugiye gupima muri Rwanda FDA ushobora gusanga nta ngaruka zagira kuri uwo muntu. Zayigira zitayigira ishoramari n'ishoramari kubera ko nabashoye mu byuma barashoye. Ubwo ndi kureba ngiye uwo muntu byanze bikunze Janvier inzego zibishinzwe zikoza akazi kazo neza ibintu bishobora kumushyikira kugira ngo bitangane amasomo ko bandi. Kuko iriya miti ushobora kujya kuyipima, reba nk'ibere uramu Hamida bari bagiye kujya gushyirira miti kubera kandi yaba ari hariya n'ubundi yaba hano n'ahantu horoshye iyo miti byanashoboka ko yanakugiraho izindi ngaruka kandi ahantu bari gushyira ubona ko n'ahantu hasanzwe ubundi hari sensitive. Erega no kuba bagusiga imiti ku mabya noneho akaba yabyimba, we urimo uraseka ni akazi kawe n'ibikureba, ariko abayumva barayumva, ntabwo twumvwa n'abantu bakiri bato. Urumva akaba yabyimba cyangwa ku mabere akaba yabyimba. Hari ikigabo cyitwa ndarya cyitwa Cyokere, nicyo cyambwiye ngo muvuga ngo mu ntara y'Amajyepfo atatu ati mujye muyavuga bacu ati barayaza abantu mwumva n'abantu bakuze ati nta mwana wumva ati kuvuga ngo pfiyo mu Majyepfo ati nawe utekiranye mu kirere uri kubyumva. So niba bayumva rero sibyo kuba bagusiga uwo mutaho ngaho bikabyimba no kuba gusiga ku mabere bikabyimba kamera nk'ibintu byazanye kanseri. Urumva ni ibintu biba biteye ubwoba ku buryo umuntu wese wakubona yakugirira impuhwe. Yego, akavuga ati uyu muntu ubwo ari gusabiriza kuri gare, ubwo ari gusabiriza ku kiliziya, ubwo ari gusabiriza ku rusengero, ubwo ari gusabiriza kuri stade, ubwo ari akeneye kwivuza. Umuntu akaba yaguha n'amafaranga y'umurengera kuko hari abantu benshi bagira impuhwe. Hari umuhungu ba hano yaravuze bamuhaye amafaranga ajye gutura. Yego, yanga kuyatura, byari ibiceri 2 by'ijana. Nyina mubajije ngo kubera iki utabituye, aramubwira ati njye nabonye abapadiri bafite amakanzu meza bameze neza kandi ninjiye mu kiliziya mbona hari abantu babaye bakurura amaguru bakwega amaguru bacitse amaguru. Ati numva nibo nakayabahaye kurenza ko nayaha abantu bari kumwe imivinyo hari imbere kuri aritari.
uwo mwana ra uwo muhungu rero nawe ushobora gutera ikirenge mu cyo I think yego kuvuga ataho kugira ngo nyahe ba padiri rushigaje iki hari ayo nsabwa utabona aho kwepera yego ataho kugira ngo nyahe ba padiri rushigaje iki reka nyahe aba bantu sibyo nekereza rero ko bano bantu baba bafite intuza pe bafite uburyo Clement bafite uburyo bakurura amarangamutima yacu yego ariko noneho ngo biraza wita binagarura ubundi ubwabyo kino ni icyaha ubwabyo no gusabiriza ni icyaha nako ariko urumva gusabiriza gusaba ariko urumva iyo byarenze inshuro imwe ebyiri eshatu gusabiriza kuko urumva uriya muntu abikora nk'akazi aratera ipera uko mu gitondo ubyukuje muri primo nawe abyuka ajya ku muhanda ariko abantu bumvise ko umuntu bamuverisaga amafaranga 80,000 ku kwezi ahubwo yabahembaga hagati ya 80 n'ijana nibahembaga kuri 80 n'ijana yego yabaga yinjije angahe ariko kanabambura buretse gato wenda bara 15 miliyoni n'igice ni miliyoni na 200 ubaze kuri 80 ubaze ku make kubahemba babariramo hagati bara 90 ayo nayo hagati ya 80 n'ijana bara 90 ayo nayo babahembaga bara 90 kora kurumva hagati ya 80 n'ijana bara 90 tujyemo hagati tubaze 90 ni imwe na magana angahe abantu 15 baba ari imwe na 350 hanyuma ayo nayo bahembaga we yabaga yinjije angahe menshi cyane rega hari umuntu wigize ariko muri iyo business hari umuntu ugize kutubwira ko hari umuntu wasabirizaga uzuko nanjye ubwanjye buretse gato nanjye ubwanjye hano dukorana tutarahemba abantu miliyoni 1,900 muri payroll y'abakozi ukoresha yego ntabwo ze wayakurahe ntayo nabona nabonye mu minsi ishize kuri cya kiganiro twakoze hari twakoresheje kuri kwinshi abantu baravuga ngo tujye dushyiraho ngo uburyo uzashyireho uburyo bwo kwishyura aya no none se bazajya bakomeza niba shaka kubikora bajya babikora nimero ziriho ntabwo turi kubasaba uwumva bimuri ku mutima nimero iriho nibimureba ntabwo ndi kubasabiriza ko baribazaga ngo mwungukira hehe baranabyibazaga bavuga bati ko tubareba wenda umuntu ufite business azaze tumwamamaze yishyure kwamamaza ibikorwa bye ariko wenda abandi batuma yinjiza abantu batavuga ngo wenda umuntu YouTube wenda ni ubusa uko kwinjiza ni uko umuntu wese ukurebera ku buso bw'u Rwanda we ntabwo iyo views ye ibarwa ariko umuntu uri hanze y'imbibi z'u Rwanda mu bihugu bifitanye amasezerano na YouTube ko umuntu urebye ari muri ibyo bihugu yinjiza abantu bari hanze y'u Rwanda rero nibo baza nutwo tuvungukira hari tuba dusigaye kushobora gusanga ukareba ugiye nko muri dashboard yawe ubwo ni ugiye kureba mu bantu bagukurikira bari mu bihe bihugu yego mwene nka 70% n'abanyarwanda bari hano imbere 85% 85% uvuga ngo abantu 85% bakureba bari hano imbere mu gihugu ngewe ariko sinzi abandi ntabwo bari nabo ntuza zabo zigenda zibigerekana niba ari we Primo Media Rwanda bakurebera ku butaka bw'u Rwanda 85% bivuze ngo amafaranga winjiza na y'abantu 15 bakurebera hanze y'inko z'u Rwanda abantu babyumve neza gutyo amafaranga arimo ibyo abantu babimenye babyakire barorere wenda ashobora kuba yabamo bitewe hari umuntu ushobora kugira amahirwe bitewe n'ibyo atangaza ugasanga wenda benshi wenda bajya kuba uretse se kwibasira u Rwanda wenda tukinjiza menshi byo wenda tutakora aya nabona muri mambo yawe ibyo tutakora ariko wenda ushaka kwinjiza ni ukuvuga ko perezida w'u Rwanda yagize gutya abaminisitiri b'u Rwanda bagize gutya ariko no n'ubundi ibyo nta kamaro hanyuma rero ukabona yuko byanze bikunze niba umuntu ashobora kwinjiza amafaranga angana gutyo akora ibikorwa bitameshe yego ubwabyo bino bintu no kongera gukangura inzego ubwabyo twari dusanzwe tubizi nyine ko hari amabwiriza ahana umuntu usaba ndetse n'umuha ariko atarigeze ashyirwa mu bikorwa kuko araharamaze igihe buriya hari amabwiriza mu Kigali cyane nko mu mujyi wa Kigali cyane ko numva abandi ari 10,000 yaba ari ko umuha nuriya wahawe kubera ko ibyo bintu no gucira aho ubonye nabwo ni 10,000 kwihagarika aho ngaho gutyo ni 10,000 gusindira mu ruhame urumva hagiye amabwiriza arahari ariko noneho ko gukangura inzego ni nko kongera kureba ngo bariya abantu nanone ntago harimo abantu ubwabo bakoresha abandi bantu mu nyungu zabo bwite babakoresha ibyaha babakoreraho ibyaha bakabagira abacakara uriya n'umucakara kuko nkuriye ubwabyo bari abantu nubwo bafashwe uwatumye bagwa muri uyu mutego mbere na mbere n'uwabinjije muri ibi
ariko Clement hari n'ikibazo hano mu Rwanda dufite cy'imyumvire, tukemere ntabwo ari ikibazo cy'imyumvire, reka tukemere cy'ubukene se. dufite ubukene butari regulated ubwo no kuvuga iki? dufite ubukene abantu badashobora kwihanganira ku buryo ngiye kumbwira ngo ncuruze nzi ko ndi bubone amafaranga nushaka uncuruza aho ushaka. Rega iyi scenario imeze nta itandukane na bakobwa bo kwa docteur Clement, nushaka uncuruza aho ushaka uncuruze mu byo ushaka as long as ndi bubone amafaranga. Sibyo nabari abajya hanze gucuruzwa mu burasirazuba bwo hagati nabo abari kutekereza ubuzima arimwo uyu munsi niba umugabo n'umugore bashobora guta urugo bakajya gushakishiriza kuruta baba bagize neza izo n'imfura kuko umugabo acuruza umugore we kuri Clement ati ndaza mbafatane wenda nkagucuruza mama primo ngaza mbafatane cya Clement tugikureho amafaranga baramupangira. What is it? Ntagira isoni ntagira isoni kugira ngo nanjye ntihamenye ya rubanda nkikamufura nkakora mu mufuka mujyana nimuzijyana ariko ntimuki none ejo wakumva umuntu yakinduye undi ngo byagenze biti. Clement, ibi bintu reka nkubwire ntabwo ari ibintu dukwiye gufata ariko nubwo hari ubukene ariko harimo n'ubugome. Hari ubukene hari n'ubugome. Nta hantu na hamwe hari ubukene hataba ubugome. Urumuro bivuga gute? Okay, mbwira. Kubera ko impamvu nabivuze wowe ibintu uzi birimo ubukene bitarimo ubugome. Kurumva impamvu wari uvuze uti bari abana barimo n'abana batoya bari bagiye gucuruzwa nyine bajya gusaba bakabahemba n'ibiki. Wono urareba ugasanga we yagendaga akabikora gutyo we, ariko ntabwo turaza kubihuza na wa mugabo n'umugore bicaye bagapangira umugabo w'inshuti yabo kuko ntabwo agiza kuzana umuntu ari inshuti yawe. Clement, aho bitaniye no kuri mwana batarashaka ashatse sura yakora iki? Yakora n'ibirenze byabo bakora. Ashatse yakora iki niba atarashaka akabakora ibyo akajya kwitwika imyanya myibarukira ashyiraho ama product. Erezuma ko nta bakobwa twumvisemo batwikira imyanya yabo. Kurumva wari bagiye gutwika kwibere amabere ye hose ibere bari twitse kandi ariko se bwo kanseri n'ibere rivuyeho nanone ukaba impenebere. Clement, rero dufite ikibazo mu Rwanda abantu badakwiye kwirengagiza. Ntimuzakirengagize ubukene buri mu Rwanda ntacyo butazadukoresha. Yego oye byo nibyo urumva hari byinshi bikorwa nanone kubera abantu bari hanze aha buretse gato. Niyo mpamvu ibihugu bya Uganda, Tanzania na Kenya biri kutwifatira ku gahanga. Abaniga bari barimo barakora Kevanti bagakora Kiwingo. Abaniga bari barimo barakora Bondi 7 hari nabo nzi bakoraga Uganda waragi cyane. People are there baricara harya mukavumu mukavumu yego bagakora Uganda waragi bakayishyira ku isoko bakayisiringa ubwabyo rega nanone bakayifunga nanone ubwabyo wendira mu biki uragira ngo abantu iyo ni imfuruka imwe urebeyemo ariko umuntu arebeye no mu yindi mfuruka kubera ko abantu bavugishije ukuri urumva kumwe ugira ibyo wiyambura nyine ukavuga ibijyanye n'imikorere hari aho usanga bigoye iwacino kubera ko utangira kubaga agashwi amashoka akaba menshi. Clement, abantu bareke kubeshyanya kubera ko impamvu uvuze ngo utangiye kubaga agashwi abantu bareke kubeshyanya. Ejo bundi wa mukobwa yaravuze ngo urubyiruko rw'u Rwanda ruri block bamutera amabuye baravuga ngo uri block gute ngo ari iPhone ngo uri kwifotoza iPhone ze wayirya ariko siko wari wicura no kugira umuntu muri famille akakubwira ati ngiye nakohereje telefone kandi utemerewe no kuyigurisha kuko ugiye no kure wuri uko yayibonye. Clement, mureke abanyarwanda tubwizanye ukuri aho kugira ngo tujye twibona muri block tuzategereze ko abayambaye incabari. Oya mureke abanyarwanda tubwizanye ukuri aho kugira ngo tujye twibona. Kandi we ijambo yakoresheje we ubundi ni ijambo ryoroshye kuruta gukena kuko block n'umuherwa ashobora kuba block mu gihe runaka niba ari imari ye yamanutse cyangwa hari aho yayitanze atarishyurwa muri iyo period ategereje akaba ari block. Kuba block ni mu gihe runaka udafite amafaranga. Clement, reka tubwizanye ukuri. None navuze ngo kubwizanya ukuri kwibwiza ukuri uvuze nuko urumva aho hantu bwabyo nibyo bintu bavugaga gukora itsinda ryo gusabisha abantu agafata abana n'imyibarukiro yabo agafata abana akabajyana gusaba ibaza kana k'imyaka 5 akayisiga product ikabyimba. Nturimo gutekereza ko nizo product zishobora guhita zimukona zishobora guhita zimukona zikagera gute?
ariko noneho ubanza wumva uwo muntu nanone ibyo atekereza kandi noneho iyo niga muhuye hari abantu birirwa basangira imivinyo nayo bicaye baba bazi ko ari umuntu w'umuherwe batazi icyo akora. None se umuntu nirwa avuga ngo harya champagne ngo z'inyamasheke sinzi ukuntu mwabivugaga hari uburyo mwabivugaga ariko ntago mbyibuka. Ariko nanone ibyo ngibyo bitiza n'umurindi bamwe bakora n'ibintu bimwe na bimwe byo bavugaga bajyaga gukora byose warurondoye no kubwabyo no kujya gukora ibindi bisanzwe n'ibyo usabwa usanga utangira guhomba utaracuruza. Clement rero reka tube serious. Kubera yuko ubukene uri kuvuga ngo bukene ahubwo ubungu nibwo buri kuza. Kubera ko kare nijabo ubwo buri kuza cyane ubwo buraza. Kuko ikintu ngiye kunda kubabwira nawe nyikubwira. Twebwe u Rwanda abanyarwanda mu nyumva cyangwa abari hanze y'u Rwanda wenda batari mu Rwanda ariko bumva ikinyarwanda ntiturava mu ngaruka za COVID-19 cyane. Take note of that. Ahubwo se zonyine turava mu ntambara Ukraine n'Uburusiya n'ingaruka zayo. Take note of that. Yoga Family Care ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura twibanda cyane ku nyongera mirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa kine. Umwihariko nuko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Ikibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda kaga 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 00 Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye. Zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Niturava mu ntambara iyi ngiyi ya Iran na Amerika n'ibiki. Take note of that. Nta nubwo turava muri ibi aya mu gitango cy'ibingi bitwugarije bindi. Iyi ntambara yo kuba abantu bari kurwana n'ifumbire intambara mu ruvana umuhora wa Rumuzi ushatse wavuga muri rusange. Reka tubyita Rumuzi. Ariko n'ifumbire muri Ukraine n'Uburusiya yarabwo mu nyanja y'umukara n'ibiki byose n'ibindi bibazo bindi bisanzwe rega abantu bahura nabyo. Ubwabyo ubuzima ibyo byose byagiye kuza. Ibyo bintu ntabwo birarangira. Ahubwo biri kuzamo ibindi. Nibwo bigitangira. Ntimugire ngo guhirika ubutegetsi kwa Batraore. Nuriya Chiani na Goita. Ubwo ni muri Burkina Faso, Mali na Niger. Yego. Nta nubwo guhirika ubutegetsi kwa Rwingwema muri Gabon, muri Guinea Conakry, muri Madagascar. Biratangira. Mugume hamwe. Ubutegetsi buzahirima mu bihugu byinshi ariko buhirime nta nibisubizo ubundi buza. Ubundi rege kibazo guhirika ubutegetsi bwabyo sicyo kibazo. Nta bisubizo n'ubuhiritse. Ahubwo ubuhiritse ubutegetsi abashaka ubutegetsi bwe ntago bazanye ibisubizo by'abaturage. Ahubwo urareba ugasanga rero ko ubuzima burushaho kugenda buhenda, ni nako abantu barushaho gukora ibintu byinshi bitameshe.
sibyo kuko uraza kureba ibyo bintu abantu baba bari gukora kandi noneho n'uburyo bwo korohereza umuntu noneho ngo nawe arusheho kuba yasamura bukaba bugoye aho kugira ngo abantu boroherezwe ahubwo birushaho gukanyagwa kuko nk'ubu ngubu niba umbwira ngo mu karere ka Gasabo hafunzwe utubari hafi 4,000 yego akarere ka Gasabo niko karere kanini mu mujyi wa Kigali kanaruta Kicukiro na Nyarugenge biteranyije mu bunini mu buso gafite imirenge 15 ariko nubwo utundi dufite 10 kwa 20 ariko mu buso kararuta utwo turere tubiri nako karere mu mujyi wa Kigali gafite imirenge y'icyaro myinshi kandi minini noneho ukazana ari Rutungu yirebye Rutunga yonyine Rutunga ishobora no kuvana n'akarere kamwe ko mu mujyi wa Kigali noneho ubwabyo umuntu rega abagira ngo arebe ko nawe bwacya kabiri niba umuntu yubaka inzu agashyiraho akaryango kazaba kari gafungurirwa ku muhanda no mu gikari wenda ka metero 3x3 cyangwa 4x3 agashyiramo kontwari agashyiramo amakese muri kontwari agashyiramo etageri agashyiramo intebe 6 aravuga ati kare n'ijabo muri quartier nataha ashobora kuza akagoborereza hano akava hano yinjiriwe sibyo uwo muntu ako kantu gafite ibyo kamuramira mu rugo wa mukozi umukoreramo niba atikoreramo nawe afite icyo acyura mu rugo afite mituweli afite minerivare afite landlord wa muntu afite amazi yishyura rege afite nako wasake umwana arajya ku ishuri nyine nta kibazo kandi bikesha kaka noneho inzoga ubwazo za zindi zitujije ubuziranenge zaragiye yego reba igiciro cyazo zagiye umuntu adafite umwishyura na twatundi yarasigaranye akabarura gafunze kubera ko umushyiriyeho amabwiriza ari amabwiriza ubundi nawe guca utubari two muri quartier tumwe turaho ngaho twica ko nuvuga ngo ubundi utubari hafi 2,000 mu karere kamwe ubundi nayo ni icyorezo mu bindi kuko ubwabyo urimo kuvuga ngo wazanye amabwiriza yego ariko kuki ubundi utanatubwira ngo ingaruka icyo cyemezo wafashe in terms of money mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ubukungu kuko nk'ubu ngubu ndategereje ariko ntabwo gisubizo nzigera nkisubizwa bagombye no kuzabwira ngo twadukeneye na raporo izatubwira ngo abacuruzi bo mu Rwanda muri operasiyo yo guca inzoga zitujije ubuziranenge z'ibyuma izo biti z'ibyuma zahombeje abacuruzi bo mu Rwanda bararanguye miliyari izi none ukibaza ngo izo miliyari zizazibwa icyuho n'iki bazazikubwira se kugira ngo zigaruze bazazikubwira kugira ngo bazigaruze bazazikubwira ibyiza gusa ntabwo bakora igihombo nyine kukubaza bazazikubwira kugira ngo kuzigaruza kugira ngo zigaruze kugira ngo Clement buretse gato ibintu bibaye nk'ibyo ngibyo ugomba kugaragaza inyungu n'igihombo kanijabo Clement kuko mba ukomyurushyirwa koma n'ingasire cyafite ikibazo nawe nose utwo tubari cyafite ikibazo nawe ugomba kwisubiza cyese ngomba kwisubiza abansubiza bahari ugomba kwisubiza ikibazo kivuga ngo niba bikubwira bizabamarira iki ubwabyo bakubwira ko bizabamarira iki bo banga kubikubwira ko bafite inyungu kutayikubwira bizamarira iki rubanda batabibasubije urumva that's the question Clement jureka ibyo ni ibintu byo mu cyaro oya si nibyo mu cyaro ni ibintu byo mu cyaro kubera ko niba tukiri kuri gahunda yo kuvuga ngo gitondo buretse gato turazinduka dufungire Clement umuvugizi w'umujyi wa Kigali akavuga ngo iyo tujya kugufungira tuguteguza wowe ukeneye iki wowe mu mutwe wawe kuko ntabwo ntenyereje ko akomeza kujya muri uwo mujyi nyine ukeneye iki urumva ni iki umuntu aguhisha oya tujye tubwiza kuko niyo ikibazo cyanjye impamvu umuntu avuga kubwira ngo ndanduye ibishyimbo byaburaga amezi 2 ikibazo cyanjye gifite ishingiro kubera ko icyo gihe wagombye kuri kwenyereka ngo ikibazo cyahita gisubiraho ngaho icyo cyuho noneho kirazibwa n'iki kuko urumva ngo wafuze utubari 4,000 yego abo bantu tuzibe icyo se kugira ngo bigende bite okay tuzibe icyo kugira ngo bigende bite kugira ngo umuntu abeho hanyuma se naba ariko mwagiye mureka ibyo bintu kubera ishize nuko umuntu ayoboye ibiti n'amashyamba n'amabuye icyatakubwiye se niki kuriya ni igiti kimwe si ishyamba nyine icyatakubwiye ntabwo ari we uriya ntabwo ari ishyamba ni igiti kimwe mu ishyamba ntabwo ari ishyamba ntabwo urabona igiti kigereranya n'ishyamba ntabwo urabona igiti gisimbura ishyamba ariko mwajye mureka none se niwe king of the jungle Clement ibyo bintu bireka nigize mbwira abantu muri documentaire ngo hari ibitabo ku isi abantu batemerewe gusoma ariko none basoma byinshi murushaho kwangirika yego
mujye mureka rero kugira ibitabo musoma. Wowe uracyari mu bantu basoma ibitabo ngo igiti kimwe si ishyamba, gute si igiti kimwe kidasobanura ishyamba? Ntabwo ari ishyamba. Okay, sawa. Ariko utangiye kwibana nuko ari ishyamba. Nyine byaterwa n'imfuruka ureberamo. N'ubu utangiye kwibona. Oya, byaterwa n'imfuruka. Abantu nimugabanye iyo myumvire, urumva? Mutangire kwakira ko igiti kimwe gishobora gusimbura ishyamba mu gihugu. Hanyuma se ubwo bikazakomeza gutyo. Kora kuraza kureba ugasanga ubwabyo. Nge mu myumvire yanjye ntabwo njya mba umurevolutionnaire. Yego. Iyo capitaliste. Nta nubwo ndiwe. Harya abatari capitaliste n'abaki? Communism. Nabo sindi. Iyo ni umuturage uraho ugenda, nahura na capitalism nkagendana nayo, nahura na communism nkagendana nayo, nahura n'igiti kimwe gisimbura ishyamba ryose nkakijyamo like that. Kishanjere. Like that. Krema ni kwisi y'ubu imeze. Wisanisha n'ugeze. Ni kwisi y'ubu imeze. Reba ibintu Iran, Amerika irimo mu bihugu byo mu kigobe. Iri kuvuga ngo irashaka gutera Oman. Genze birometero ibihumbi. Umuntu umufatanyabikorwa w'imyaka amagana. Amaze kumunyunyuza ariko. Yego, uyu si. Nawe niba bakunyunyuje bagukamuye. Kuvuga ngo noneho ngo ngewe ngo se ngo ndi igiti kimwe mu ishyamba. Ibyo bintu biri kwiyemera. Ntabwo ari igiti kimwe mu ishyamba. Umuhamwe bagukande. Kugeza ryari se? Umuhamwe bagukande. Igihe cyose uzaba utagikandirwa. Turi mu isi nta muntu witaye ku bintu by'undi. Ari nayo mpamvu uwo muntu gucuruza abantu ngo yabasize product it is good kugeza igihe cyose azafatirwa. Nadafatwa azakomeze akamura abo bantu. Nuvuga ngo ni projet nka yandi twari twivuze muri Rwanda Revenue. Umuntu wese ufite uburyo bwo gukamura abantu ngewe namugira inama yo kubakamura. Nonaha kugeza igihe cyose azafatirwa. Nese ibi byuma tubinyweye imyaka ingahe wowe? Tubinyweye imyaka ingahe? Imyaka irenga 10. Leta ibibona bampora ikicara mu mushyikirano abivuga. Imyaka 9. Abantu bakaba baraho. Reka nakubwiye ko dufite abantu bameze nk'abacanshuro. Krema rekana n'aba bantu. Rekana nabo. Ariko siko ari abantu bo muri Rwanda muri twe. Umuntu wese nge mu Rwanda reka mushishikarize. Ufite uburyo bwo gukamura, nakamura ibyo akamura. Oya, urimo gushishikariza abantu gukora ibyaha kandi nawe gukurikirana icyaha. Nta kibazo. Wowe ugiye kumenyacyaha na. Nta kibazo bashishikariza abantu gukora ibyaha. Oya babinshishika babingire. Hano umwe ngiye nabwiye ngo ukora imigati, ukora imigati mu isabuni. Nabwiye. Ariko ubishoboye nabikore. Kubera ko nabonye nicyo cyo cyonyine gishoboka. Nose nta yindi nzira yashoboka. Niba sakrema ntayo. Ubwo twaramuramaje. Ngaho mbwira ishoboka. Turi kumwe mu kiganiro bishoboka. Ubwo iyo nzira yo gukama. Oya mbwira utishoboka. Oya nose nta buryo bwo gufungura ngo abantu. Bareke gukama abantu. Bumbwire bushyira. Turi kumwe mu kiganiro. Urambwiye ngo umuntu niba afite abantu bari kwirirwa ngo bari gukora jingo za pome. Nta giti cya pome mu Rwanda umunyarwanda arabona. Ariko ni kimwe na za Fanta byose ni poudre bakoresha. Nta kibazo. Nta giti cya Fanta niba Fanta igira igiti simbizi. Wenda wewe ko yari kuri impuguke muri Fanta kugipenya. Oya kenshi bakoresha ntuza. Amapoudre. So ukambwira Krema umuntu wese ushoboye mu Rwanda gukuremo ibyo akuramo nabikuremo kuko nabona ari cyo gishoboka. Nose ni kindi gishoboka. Oya hari indi nzira yindi yanyuma. Iyo yagombye kuza ari amahitamo yanyu. Okay yitubwire. Rega uramutse worohereje abantu. Oya banzu yitubwire. Rega uramutse. Reka nkubwire nyine. Krema ndabyanze. Yego reka nkusobanurire wowe. Oya nsobanurira. Mbwira inzira ishoboka. Ubwabyo kugira ngo umuntu. Umwira utikanije inzira ishoboka. Fata ibinyamunyo zawe uzenge ukuremo urwagwa uruzane hano. Kandi ari byo nakunyeye kubwira. Kora ko nk'igicumbi na n'ubu ngubu barimo baravuga bati igicumbi nitwe karere ka mbere gafite umukamo mwinshi. Igicumbi ujyanye amata kwikaragiro. Yego. Ubuzi ko barashyiramo igipimo waba washyizemo amazi akubwira ati jyana. Yego. Gahuride yawe. Yego. Kuki urwagwa ikigage umutobe bitagagombye kuba hari igipimo akantu k'amakosa ngiye gukora ku isi. Muzajye mu Rwanda mupima ayo mata. Usanga tuvuze. Yego. Muzajye no muyapima. Muze mumpe ibipimo bya laboratoire byayo. Ntabwo mvuze uruganda rwe rwose rukora amata muzayazana. Ariko nanone ushobora kuba utamenya ngo yagiritse avuye kuri wa muturage wayakamye. Ntabwo nyembyitayeho nitaye ku mata afite ubuziranenge n'umuturage ugiye kuyakonsoma. Amata afite ubuziranenge nawe wakamye wawe. Ntabwo ndi kuba ko amata ari mu Rwanda ibyo ntabwo mbivuze.
ariko abapima za kibingu abapima za bondi 7 muzajya nawe muyapima ariko ubu no mu biribwa niho bagiye gukurikizaho nabwo mu minsi iri imbere nabwo muzayapime ibyo bintu Clement ngene kukubwira ngo umuntu ufite mu Rwanda ikintu cyo kwirukankana ibintu akabikura mu nzira akabikuramo amafaranga akuramo ayakuramo usigaye n'ubundi inganda zo ubwazo zo usigaye agasigara inganda nyinshi zari zaramaze kunguka ku buryo niyo bari kuba barazikingiye Kenya kuko ari umuntu ngewe rwose twiganye yari afite gahunda yo kurufunga wansinze ukuntu yaje kubura ibyangombwa yari amaze no kubaka yarujuje mu burasirazuba kurufungura yego noneho buri byangombwa ariko yaramaze kubaka n'ibintu byose ko yarambwiraga ati ubundi hari ahantu yarakubutse mu bihugu byo hirya aho ngaho arambwira ati ubundi hari ahantu haba hari imari zitse ati ni business ushobora gukora umwaka umwe ugahita ufunga ushaka kubikora neza ni business wakora umwaka umwe ugahita ufunga kubera yuko arambwira ati turufu ya mbere aba ari utuntu duhendutse buri muntu wari we wese afiteho access ashobora kuba yagura ikindi nukamenyekanisha mu gihugu cyose ku buryo buri munyarwanda wese abakazi nukubita urangura mu mwaka umwe uzaba wungutse niyo bafunga ahubwo we ntutegereza ko bafunga kuko ushobora nawe kugenda mbere yacu akavuga ati wagenda wowe ukavuga uti ngewe business yanjye ngiye mu yindi business idafite ibyonnye kango urugero hari umubano biyita ngo bavuze gakondo urumva hari uwonzi bino birwa bavuga ngo indwara zidakira ngo ubunyabugabo mbokama hafi yakoraga ibyo bintu kuko urumva bari abantu benshi baba babeshya serious benshi baba babeshya bakeneye amafaranga ya consultation yego kuvuga ngo consultation y'amafaranga 10,000 kandi bafatira abantu mu ntege nke zabo niyo mpamvu bajya gukirigita bari abagiye gushiriza hariya ya miti yo kubugabo hasi hariya nyine n'ahantu abantu bose bagira bakagira impuhwe cyangwa bakagira intege nke no kuvuga ngo uzumvye bari kuvuga ya miti ya hariya n'iki ngo uzagenda ngo bimeze bite sigara ukora ibintu nk'ifarashi urumva buri muntu wese aba yumva yajyayo sinza amarushanwa bari kurushanwa nande kandi agomba kurushanwa nawe ubwe buri muntu wese akumva amafaranga bamuca 10,000 cyangwa 5 bya consultation ashobora kwakira abantu 50 cyangwa 100 ku munsi ibyo ni 500 kandi sina ngombwa uzashobora no gukora consultation kuri telefone none ukara amafaranga yinjiza niyo ataguha umuti n'umwe ariko consultation yabonye cyangwa araguha ibintu by'ibifutero Rwanda FDA yarapimye wumva none ikibazo tuba dufite ubwabyo rimwe na rimwe n'ubundi niyo unapimye ubundi nyuma hakurikiraho iki nyuma yo gupima Rwanda FDA yarapimye bari abantu bacuruza ngo iyo miti y'utunyabugabo n'ibiki masanga bigira muri pharmacy bakagura bya binini byava Viagra nanze kubivuga mu magambo bakabisya bagashyiramo n'utundi tuntu twabo kudufutero y'amasaka cyangwa igikoma yakawuka barangiza bakabigwa ngo nagafungu ugende ubigenze gutya wamara kukanywa ko ukabona kirahagurutse ni Viagra uvuye kugura hehe muri pharmacy Rwanda FDA yarapimye isanga ni Viagra yibereyemo aho ngaho none ukibaza ngo ibyo bintu buhamajije imyaka n'imyaka bikomeza n'ubundi abanyarwanda bakomeza kubihabwa abo ngabo hari uwonzi ndaza kumukubwira nyuma nawe wayakuyemo cyane umwe batama etage yego we ni watermelon ni yagenda agakubita muri blender hagasya akagatobe ka watermelon akagakubita mu karitiro akaza akagukubita Yesi mo Viagra. No nawe watermelon bakubwira ko nayo ishobora kuba yagira imbaraga nk'izi yo mituri kuvuga. Sure. Ubwo banyarwanda mutwumva watermelon hanyuma akaza watermelon imwe ibaza amafaranga ashaka gukuramo nyine abo kantu. Ari imwe rebe uzara amazi bifite n'iki. Ya watermelon imwe. None sisumbuye ko ngo nziza ishobora kubamo sumbuye ko yakuyemo ama etage. Nuwo nguwo nawe rero yavanyemo etage ashaka kugira clinique muri cyagiye mu minsi ishize bigize gusa nk'ababongera kubihagarikamo gake urabyibuka yari amavuga ati rebe inzu yanjye ahantu igeze yari sigaje gukingwa no gukorerwa amasuku ari etage aravuga ati haburaga amezi make yabyibuze ngo ntangire gukora ibingibi mbyiyambure nabeshye abanyarwanda kenshi narabibye ndashaka kubivamo njye gukora ndihaniye disi mbaye nka Paul ibindi bintu bizima ariko noneho kibaza ngo ibyo bintu nyine bigakomeza kuba abantu bo ngaba bireba nose barabavuzi gakondo bitabo nako wasanga babikora neza nibangahi koko kinyamwuga ubundi umuvuzi gakondo kera mu muco nyarwanda ntago yishyuzaga amafaranga
nanjye ndabizi hari uwamvuye. yarakuvuraga wowe watangaga amafaranga duke tw'umufuragiro nyuma wakira ukagaruka kuza kumuhemba. Niyo utabikoraga ntacyo yakugiraga kandi niwe wagenaga ntabwo yakubwira ngo iki giciro. Ndabizi. Ibyo byose rero wareba isi turimo uyu munsi wa mugani wawe meze nko gutanguranwa. Ariko si Clement ngiye nibyo nakubwira ni umuntu bashije gukura ibyo akuramo nabikore magende mu ginzego zirangaye. ariko noneho kibaza ngo byagenze gute ziranga. byagenze gute ngo buri muntu wese amere nk'uri gutanguranwa. Ni ukubera ko no mu butegetsi abo bashyira mu myanya kugira ngo bagenzure ibyo nawe ari gutanguranwa. Mu madini turi gutanguranwa. Avuga ati isi konkeje. Madini turi gutanguranwa mutura ibyaha byanyu. Mwebwe mujya muri purgatori harya sinzahana harya mujya he Penitensi. Yego. Sorry ari muri purgatori. Urumva rero abantu duhonoke ariko byanze bikunze n'ubundi wagira ibya mirenge ku ntenyo utakufa wagira duke n'ubundi gerageza n'ubundi kubana n'abantu neza amahoro no kureka. Nicyo kibazo gisigaye gikomeye no kwibaza ngo turahande twebwe abafite umutima wo gutanga mwebwe abafite umutima wo gutanga. Hari abigaragaza nk'abanyantege nke bakeneye guhabwa kandi ari bo babonye bagize. Ni umuntu muzima ashobora kuba ari umuntu muzima ugenda udafite ikibazo na kimwe ufite businesses akagenda akajya gushora bari abantu akajya gufata akana k'imyaka 5 utwana twakaritsiye twose akabwira iwabo akazajya baha 500 buri munsi. Mbizi se ariya ku posta mu mujyi ababyeyi birirwa bahetse utwana abenshi barudutirana basaba kandi arakana batiye kwa Clement batanabyara bataranabyaye ko batiye kwa kanije batanabyara. Ariko bari abantu tutanabahaye banza nabo bashara gucika mu muhanda. Ikibazo nuko hari umuntu buriya ukajya umuturanyi wawe uzi gato Clement hari abahinde nzi baba hari mu mujyi. Wenda abanyarwanda babizi bazaza muri comment babyandike. Buri wa gatanu baba bazi neza ko bagomba kujya gutanga. Ariko kujya gutanga barahande baraho wasabye. Ntabwo bazi wanjye mu rugo ngo bamwe. Oya ariko nyino kwa muganga abantu bararwaye barembye batagira n'abarwaza. Urumva bo niba bafite mu myemerere yabo kubavuga ngo turaha umuntu uri ku muhanda. Ntabwo bari bwite. Ariko impamvu babikora gutyo nuko bazi ko ni wabo umuntu wa ku muhanda ni wa muntu wamaramaje keretse niba nabo barabaye nk'aba ngaba. Uwo muntu ujya ku muhanda babaho muresi wa muntu byanze bazi ko nyine nta muntu waza kwigira ibyo iwabo ntabwo twabibarenganyiriza. Ubu ninjye ntekereza ko umuntu ukwiye gushaka gutanga mu buzima bwe yakwiye kujya nk'aho ngaho waruvuze mu bitaro cyangwa ku muturanyi wazi cyangwa mu bitaro akavuga ngo aho ngo busubyutse harimo abantu mu bitaro batabona isabune batabona amazi yo ntagira umurwaza ntagira umugemurira amaze n'imyaka 5 10. I know. Ubuse bwo wabyuka ukabaza nimero ya mudugudu yabura kukubwira abantu bakennye mu mudugudu wanyu bafite ibibazo bagirirwa impuhwe yabakubwira. Hari uburyo bwinshi umuntu yakoramo ibintu. Reka twoyaya ndagushimiye Karinijabo Jean de Dieu ku musanzu utanze muri iki kiganiro dure tubyutse hari twiganirira gutyo nuko twari turamutse ngo turakomeza n'ubundi mu makuru yacu n'ibiganiro mu kanya tugiye gukomeza n'ibindi biganiro ubwo mu kanya turabagezaho amakuru yego hanyuma après midi dukomeze tubagezaho n'ibindi biganiro bijyanye n'ubusesenguzi bwa politike. Wakoze cyane. Yakoze Clement. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru yaho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Toto Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho yabya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73
7078 cyangwa usure wa3.huza.rawa. wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket.